Ikaze kuri Cape Media yitwa Jean Pierre Kagabo. Uyu munsi rero dufite amahirwe yo kuba tuyogana n'umuntu w'ingenzi cyane. Ingenzi kubera yuko ibyo akora ni urugero kuri benshi kandi bitanga ibisubizo kuri sosiyete. Cyane cyane yibanda ku guharanira uburenganzira bw'abakobwa n'abagore ndetse no guteza imbere ubwuzanye n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Byagera ku bijyanye no guteza imbere urubyiruko nabyo akabyitaho cyane. Uwo ni Dr KABATESI, mwashinze umuryango Empower Rwanda. Twishimiye kwakira muri Cape Media. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Ni meza. Umuntu yakureba ubona uri umuntu utuje, wifitiye icyizere, ufata umwanya wo kwitaho. Ni ibintu biza gutyo gusa cyangwa? Buriya bitangirana no kwikunda. Iyo utikunze ntabwo wabasha no gukunda abandi. Kandi iyo utitayeho ntabwo wakwita no ku bandi. Urebye naho bihera. Biragaragara rero ko ushobora kuba ukunda abandi cyane nkurikije uko mbona nawe wikunze. Bishingiye aho ngaho kuko umuntu atanga icyo afite. Yandibuka ko na First Lady igeze kubwira abagore n'abakobwa ati ku munsi ngira ngo mpuzamahanga w'abagore mwikunde. Mwikunde kuko utikunze ntabwo wabasha gukunda abandi. Kandi nk'umugore urukundo rwagombye kugutangiriramo. Gutangiriramo haba hari benshi badutezeho urwo rukundo. Rero ntabwo watanga icyo udafite. Kandi nanone ntabwo wavuga uti njyewe nkunda abantu ariko njyewe wapi. Baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Hari abatwumva nawe bakavuga ngo kwikunda binyuranye yenda na Bibiliya kandi bavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urumva niyo mpamvu nakubwiye ariko nawe urumva ko harimo kwikunda. Nawe urumva ko harimo kwikunda. Ntabwo wakunda mugenzi wawe utikunda. Ntabwo wakunda mugenzi wawe utikunda. Rero ugomba kwikunda kugira ngo ushobore no gutanga urwo rukundo ku bandi. Dr KABATESI, ndavuga yuko ari we washinze ukaba unayobora mu Rwanda uyu muryango witwa Empower Rwanda. Ndaza kugarukaho cyane ariko urabona ko witsa cyane ku burenganzira bw'abagore n'abakobwa, uburinganire n'ubwuzuzanye. Wabigiyemo kubera ko ari turufu ishyushye, ko ari flagship y'u Rwanda, u Rwanda ruteza imbere ihame ry'uburinganire, cyangwa se bishingiye ku bunararibonye bwawe bwite wakuranye? Urakoze. Njyewe njya gutekereza gushinga umuryango Empower Rwanda, nari nsanzwe ndi umukozi, nakoraga muri International Labour Organization, ni UN agency yita ku murimo. Ariko mbere yaho gato nakoze muri Media High Council nk'umukozi, nza no kuba board member wa Media High Council. Nza kuvamo nakoze muri private sector muri Tigo, wenda uyu munsi ni Airtel. Nakoze muri Rwanda Governance Board imyaka hafi 6. RGB. Uravuga ngo nakoze muri leta, nakoze muri private sector, nakoze muri UN. Nukuvuga ngo narima aho ngaho hose nahakoraga ndimo nshakisha experience. Nshakisha experience cyangwa se ubumenyi bushingiye ku kazi. Ariko ngiye kuva kera ni ibintu nabaga ni vision nari mfite kuva nkiri muto. Nubwo icyo gihe ntari mfite ubushobozi bwo guhita ntangira Empower Rwanda. Nubwo mfite iyo passion ariko ntago nashakaga gutangira ikintu ntafitiye ubumenyi. Ubumenyi hari kuba ukunze ikintu ariko udafite ubumenyi bwo kugikora neza. Icyo gihe navuze rero nubwo mfite ubushake, mfite iyo passion, ariko reka mbanze ngire ubumenyi. Rero nashinze Empower Rwanda bishingiye kuri personal story cyangwa se ku mateka yanjye bwite nk'umuntu, nk'umugore, nk'umukobwa, nk'umuntu wakuriye mu buzima runaka, numvaga ntashaka ko hari undi mukobwa wabubamo. Nkavuga ni n'uruhe ruhare rwanjye nagira kugira ngo abakobwa bataba muri ubwo buzima. Nakuriye ahantu, navukiye muri Uganda, ahantu ho kwiga umwana w'umukobwa kugira ngo yige byabaga bidakunda. Birumvikana ko byabaga harimo akarengane cyangwa se ubusumbane hagati y'umuhungu n'umukobwa. Niga bigoranye kugira ngo njye gusoza kaminuza. Bari bamaze gushaka kunshingira inshuro nyinshi. Bashaka gushingira ukiri muto? Ego. Kubera yuko ahantu twe dutuye umukobwa ubundi nko mu mvugo y'iki gihe ni imari. Ni ukuvuga ngo ni boro. Ni boro. Ni ukuvuga ngo ni umukobwa wapfaga akenshi aho wagerageza kugera no gusoza primaire.
kwiga gusoza primaire ubundi ukaba ugeze mu gihe cyo kuvamo inka nyinshi. Warangiza primaire bagatangira kugukosha. Batangira kugukosha. Aho nyine abantu babaga bari aho hafi bacungana n'imyaka. Ariko ubwo ni hehe neza neza? Ni ahantu bita Kiboga muri Uganda. Noneho njyewe rero nza kugirirwa amahirwe y'uko nari mfite marume, umusaza wa mama, papa wanjye amaze kwitaba Imana. Umusaza wa mama aravuga ati wambaye ukantwarira uyu mwana wanjye, cyane ko ari njye mukobwa wenyine yari afite. Aravuga ati umwana wanjye nibura yiga. Ndagakobwa kamwe mu bahungu 3. Bari bake ko papa yapfuye tukiri bakeya ugereranyije n'umubare wabaga ukenewe muri ibyo bihe. Ariko marume arantwara aranyigisha, nuvuga ngo nacitse ku icumu ry'abakobwa batize mu gihe cyanjye. Agutwara he? Antwara i Kampala. Antwara Kampala aho yabaga, aranyigisha ndiga, nuko nashoboye kwiga. Ariko nkajya ntinya no gusubira iwacu ngo batanterura. Urumva no gushingira ntabwo byabaga ari ugushingira. Baragupangiraga babaga bafite nyine umuntu uri aho uri tayari wowe uhagera aho, ntabwo baba bafite n'amahitamo. Ntabwo ari ngo nabashaka kwihitiramo umuhungu ushaka cyangwa umugabo nshaka. So nuvuga ngo ufite ubushobozi niwe bagushingira gufite inka nyinshi, nta n'ubundi bushobozi urebye n'inka. Ariko ni imari. Ni imari, ariko nanone ntabwo ingana n'ubuzima bw'umuntu bashobora kugutesha. So rero nihuse nkuriye muri ubwo buzima, ndura ntashobora kujya iwacu binyoroheye, mbona abakobwa bo tungana kuntu bashyingiwe. Ubu ngubu nk'abantu tungana twakuranye iwacu abenshi bafite abuzukuru. Bafite abuzukuru, umubonye ubona ari umuntu washaje. Wowe bakubona nk'umuntu wananiranye. Bavuga bakubona nk'umugore wananiranye cyangwa utarabereye ababyeyi umuntu mwiza. Ariko si ubwe babonye ukuntu ariko ubu ngubu nyine wabibaza mama niwe wabibabwira. Nibwo yamenya agaciro k'icyo yakoze icyo gihe. Ariko ibyo bintu tuvuga ngo numva ngo ni umuco w'abakonyine, no biba ari ugutukana cyane ko bitwa abakonyine. Rero nubwo ntazi aho iryo zina ryaturutse, ariko muri Uganda ni izina ryadutse rifata hagati y'umunyarwanda n'umuhima. No kuvuga ngo ubu utari umuhima usa n'uvanze cultures ebyiri, iz'abanyarwanda, culture y'abanyarwanda n'iy'abahima. Noneho iyo ubihuje usa naho ubuze ubwoko ujya hagati aho, kuko ntuba uri umuhima gukora iby'abahima pure, ntuba uri ukora n'iby'abanyarwanda pure, ntabwo uba uri umukonyine. Ubwo namwe niko babitaga rero. Natwe niko batwitaga. Urumva nyine hazaga imico y'abakonyine hakazamo y'abanyarwanda bitewe n'aho mutuye, birumvikana ko nibo babaga ari abaturanyi. So byabaga bitoroshye gukomeza uba uburiwe kubera izo culture zitandukanye. So aho rero wararokotse kweli. Ndarokoka, ariko ngenda ku mutima wanjye mvuga nti, kuko nka my uncle ndavuga ni ibintu nkoreye. Urumva ni umuntu wifashije. N'uyu munsi yitwa George William Rubagumya, niwe chairperson wa BPR wa board. So ni umuntu wanyinspirinze cyane. Uwo muntu ngomba kuzamushaka, kuzamfashishe mubone. Amfashije twahurira nko mu kiganiro, nkamushimira cyane. N'ubu ndamushimiye cyane n'aho azabonera iyi podcast. Ndi uyu munsi kubera we. None se Promise mu amazina harimo tuzina urumva Olivia Kabatesi ndaryumva, ariko se Promise ubundi Promise ni izina n'iyisi, ariko nshingiye ku ijambo uncle yakunda kumbwira kenshi. Ubundi nitwaga Olivia Kabatesi. Ariko noneho amvanye muri icyo cyara njyanye i Kampala kwiga, akajya ambwira ati rero urabona uri Promise, niwe Promise ya kiriya cyaro uvuyeho, niwe mizero yabo. Ni wowe Promise yo guhindura ubuzima bwa mama wawe. Truly wawe Promise. Yes. Ati mbese gahora arimbwira cyane. Uruko anjyanye ku ishuri akambwira ati nuraba ari abakobwa bandi wasize hariya, nurora buriya buzima wavuye, ni wowe Promise ya kiriya cyaro uzagihindurira amateka. So agahora abimbwa, we ntago yabyibuka. Ariko ngiye gukora P7 nahise nkongeraho. Ndavuga rero iri jambo ambwira kugira ngo ntazatatira nkava ku murongo, reka ndyite njye mpora nibuka icyo rivuze. Nuko niyongereyeho Promise. Nago nibaza ko anabyibuka we.
ariko mu by'ukuri numvaga nyine ndavuga nti iyi promise mubwira nti ngomba gukora kwiga neza nkatsinda cyane byaranyispirarinze ku buryo ntago nigeze njya mbona amanota ari hasi ya first grade ubuzima bwanjye bwose bwo kwiga kurinda ngeza uyu munsi nuko nize mpita mvuga nti rero uko bizagenda kose kuko my uncle ntago ari umuntu nashobora kugira icyo mpereza kiraho ahifashije se namuha amafaranga namuha ishati namuha ipantaro ibyo nabimuha niba ntoye natumuha ariko nkumva ntago bihagije mpita nibuka yuko yambwiye ko ndi promise ngomba kugira nanjye ikintu mpindura mu gice cyanjye nuko nashinze Powerland ariko urumva icyo gihe sinafite ubushobozi ndavuga reka mbanze nkusanye experience niyo mpamvu wagiye gukora hose ndaza kuhagaruka none se wagarutse mu Rwanda ryari wahagarutse urangije secondaire naje ndangije kaminuza so nukuvuga ngo aha hose ndimo kwiga nabaga ndimo gushakisha bwa bumenyi mvuga nti umukobwa nawe ashobora kwiga akagera kuri ashaka kwiga bachelors agakora masters imwe agakora iya kabiri agakora PhD wakoze masters nyinshi se mfite ebyiri mu biki mfite ebyiri nakoze kuri undergraduate nakoze economics noneho nza gukora masters muri development studies kubera nabaga numva nyine nzakora development work aho turi kumwe nza gukora na masters muri business administration kuko ibintu byose bikenera imibare ntago wakora ibintu utabicalculatinze neza umugore urubatse so mbona na PhD muri human rights law human rights law so rero kubera ko nkunda advocacy kuvuga uburenganzira nanga gukora ibintu ntazi niyo mpamvu ntangiye gukora akazi nakoraga nahise mbona yuko ibintu nkora nkwiriye kuba mbifitiye ubumenyi buhagije mbere yuko ngera kuri Powerland ni nayo yatuzinduye ariko ni byiza ko abantu bamenya ngo umuntu tugiye kuganira nawe ni umuntu ufataho ukumva ko ari umuntu nawe ufite ibyo yahanganye nabyo ufite uko yahaye icyerekezo cy'ubuzima ni iyihe story yo mu bwana bwawe utajya wibagirwa wanayibuka uri nk'ahantu ukumva urasetse mu bwana bwanjye mbona umuntu yarahise aba mukuru kubera njyewe nk'uko nari nkubwiye ayo mateka yanjye ndi umwana ikintu cyo nibuka ni ubwo buryo nyine banteruye nkahita ncika noneho akaba ariho hamviriyemo navuga opportunity yo kuba mama yansabira ku mpungisha bari bagerageje no guterura wagezeyo se baranteruye ariko basaza banjye nyine bararwana hagati aho mbese warushaga undi imbaraga yahitaga ari wo gutwara basaza banjye nyine bahita babantisha bari bamaze kugufata ne twajya tugira ibyo twita kujya kumesa aho ujya gufura mu Rwanda niko babyita twagiye gufura ahantu ku madamu noneho turimo dutaha nimugoroba banisha akabase karimo utwenda twariwe kugira noneho urumva twabaga tuhafurira ariko nyine ari naho inka zinywera ubwo rero uko wabagura aho niko n'abasore aho babaga bagucungacungaho so noneho ndimo ntaha nuko nyine baranteruye ariko n'abasazanjye barimo bacyura inka nyine ndaboroga kuko uhita utera nk'induru nk'umuntu bibye araza rero baraza barabantesha ariko hagati no hagati bangejeje kuri bagutwaraga no mu buryo buri brutal urumva ni force ni force ntango abari nk'abasore nka babiri cyangwa batatu umwe agufasha akaboko urumva no kunanganaga nari muto primaire byumvikana ndi mu wa kane primaire nari umukobwa muto mwana mu wa kane primaire bakumva se ko wazaba mu mugore sinari mu wa kane kabisa ngiye mu wa gatanu niho aho ngaho banterure baraguteraga rwose upfa kubatangiye gupfundura utubere uri agakobwa nyine gaturumva no mu cyaro uri akantu kari aho ariko bakavuga tuzamurera zamukubita amata zamurera ni uko nguko Imana yandokoye actually iyo incident yatumye mama agira impungenge yuko bashobora no kongera ntaranasoza primaire cyangwa se nanayisoza bagahita bantwara ntize ngo nsoze nkuko yabishakaga niyo yabaye navuga ngo ni opportunity nubwo yabaye nk'ikibazo ariko yabaye yambereye opportunity yo kujya kwiga nuko mama yasabye musaza we ko yanjana aho twavuze reka rero mbabwire mwese mudukurikiye kuri Cape Media ibiganiro dukora ahangaha n'ibiganiro nawe wumva ukumva hari amasomo y'ubuzima uvanyemo cyane cyane
ntago tujya mu matiku, ntago tujya muri byacitse, ariko turavuga ngo ikiganiro nk'iki ngiki nukireba ugira icyo yungura mu bumenyi bwawe, witeza imbere, ariko cyane cyane guhindura umuryango mugari, sosiyete. Olivia rero ni wowe washinze unayobora umuryango Empower Rwanda, nabivuze ko uri impirimbanyi y'uburenganzira bw'abakobwa, abagore no guteza imbere uburinganire. Uravuga uti nifuza kuzaba umusemburo w'impinduka cyangwa mizero, promise nk'uko biri mu izina ryawe. Ibyo byo rero wabitangiye uti? Nyine urumva byavutse muri iyo experience y'ubuzima nanyuzemo, noneho maze kubona experience maze gukora ahantu hatandukanye, maze kubona ubumenyi, noneho cya cyifuzo cyanjye nakuranye nacyo, ndavuga none igihe niki. Igihe niki ndavuga ni nkwiye gukoresha kino gihe nkiri mutoya ngifite imbaraga, kugira ngo nanjye ngire abakobwa nafasha. Noneho ikintu cyaje kubaho yabaye nka spark. Buri ikintu cyose kigira uko gitangira. Nubwo nari nkikusanya ubwo bushobozi, nyikusanya izo mbaraga zijyanye urumva gutangira organization bisaba n'amafaranga, ntabwo ari ikintu ubyuka ngo utangire gusa. Noneho nza kubona opportunity muri UNDP Uganda, ndi hano, ubwo ndi muri ILO. Noneho mbonye opportunity birananira kujya kuyikora, cyangwa akazi karananira kujya gukora kubera nifite abana bato. Ntitwabyumvikanaho na papa wabo, aravuga ati utanjyanira abana ubasiga ugende. Icyo kintu mu by'ukuri naje kubona yuko atari ukubera bibaye mu nyungu z'umuryango, ariko numva ari ibintu bibaye kubera ndi umugore. Havuga ngo iyo aramuka ariwe wabonye aka kazi yakaretse kujya kugakora. Ndavuga rero kubera ko ndi umugore nkambuza aya mahirwe, I need to open my eyes. I think this is the time. Mfungura amaso nanjye mvugira umugore. Mvugira umukobwa ushobora kurengana muri aka kageni. Kuko numvise ari akarengane. Kubura akazi kubera ko ufite abana nkaho wababyaye wenyine, cyangwa se kubera ko utabafiteho uburenganzira abana ari ab'umugabo. So nuko nabuze tutangiranira abana ariko abagabo rwose, so biba ngombwa kandi ariwo utwita amezi 9. Nuko rero nahise mbireka. Maze kubireka ndavuga reka ntangire organization yanjye. I think iki ni igihe Imana yangeneye ngo ntangire organization yanjye. Nuko natangiye Empower Rwanda. Empower Rwanda nyishinga igamije kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse no gufasha abahohote. Ubu itangiye 2019. 2019 kuko nabonaga icyo gihe nari maze kurata ayo mahirwe, kubera ko ndi umugore, kubera ko ndi umubyeyi, kubera yuko ijambo ari ry'umugabo. Nizo mpamvu nk'eshatu. Noneho binakubitira ku kuba ntekereza amateka yacu yanjye, n'uburyo nakuze, n'uburyo nize bigoranye, n'uburyo ntatinyaga kujya iwacu, kubera ko ndi umukobwa. Ntekereza abandi bakobwa benshi twakuranye batashoboye gusoza nibura na segonderi, kurangiza segonderi. Ndavuga man, njyewe nabonye opportunity, ndiga, mfite bachelor, mfite masters, mfite PhD. I mean, icyo njyewe nashinja Imana kuri iyi saha cyatuma ntafata abandi bana ni igiki. Ndavuga nubwo nafite ubushobozi ariko mfite ubumenyi n'ubushake. Nuko nabyutse njya muri RGB ndigestaringa Empower Rwanda, mbona icyangombwa mu kwezi kwa 12 kwa 2019. By'amahirwe make hazamo covid. Nibyo nari ngiye kuvuga. Ibiratangiye na 2020, ariko buri ikintu cyose kizakomera kibanza kurwanwa, banza gutangira nabi. Ariko ndavuga njyewe none ngiye gukoresha igihe cya covid turi mu rugo, njyewe nshireho policies, nkore document zose zijyanye zira administrative zo gukora organization. Nuko nicaye nkora ama policies, nkora strategic plan, bese muri icyo gihe wenyine njyenyine mu rugo nicaye mu rugo, kubera ko ni ibintu narinzi ibintu nkora strategy mbese yose ya organization, with economics, development studies, business administration, kuko ibyo bintu byose bigize umuntu. Wari yubatse kwera, bigize umuntu
nkuko nakubwiye nanga gukora ibintu afitiye ubumenyi kuko mba numva nshaka kujyana passion ariko hagati aho bikangirika along the way. So corona iraje rero corona biraje ariko ndavuga nubwo ngiye buri gihe ikibazo cyose nkibonamo opportunity kubera yuko ubuzima babushaririye growing up, so ntabwo njya nkunda kujya mu byashize ngo amateka mperane ariko mbona ko buri kibazo cyose kibaye ari opportunity for me kugira ngo ngire icyo nkigiramo nubwo nta cyungukamo mu buryo buri economic ariko nyunguka mu buryo bw'ubumenyi ngira lesson nkuramo. So muri iki gihe cya covid ntabwo nagipfushije ubusa. Nakoze policies z'ikigo, nakoze strategic plan, nashyizeho operational manual, byose mbikura ibintu byose biba biri hanze biri imirongo migari y'ikigo cyawe ngenderwaho igenamigambi yaryo nibura mu myaka 3 nzaba nkora ibiki nzibanda ku biki noneho nkora na mapping y'abaterankunga nkavuga ese bino bintu ngiye gukora ni bande bashaka nabo bari interested bari interested in this field bashaka kuntera inkunga. Icyo gihe rero bo kugira ngo abantu benshi kubabona bisaba guhura nabo urabandikira aba bafite online contacts biki so icyo gihe nkikoresha mu gukora izo contacts. Hanyuma rero projet ya mbere nabonye byari 2021 mu kwezi kwa 9 ni projet ariko ubwo ngira ngo ntabwo ngo nayibonye nko mu kwezi kwa 4 nibwo hatangiye nyine iyo bita due diligence kubanza kureba ubushobozi bwawe n'ubushobora koko kujara ayo mafaranga urimo gusaba. Rero ikintu ngewe ubundi nubakiraho ngewe nkubwiza ukuri niba buri umuterankunga amafaranga ukayama cyangwa ukayihorera ko ntabwo nakubeshya ibyo ntafite. Ndibuka project ya mbere nabonye abo bantu ngira ngo nabashimire cyane ni organization yitwa Kevina. Iyo organization iri funded na SIDA ngo yari amafaranga ya SIDA anyura kigega cy'Abaswede ariko bayanyuza muri Kevina ngo nibo bantu banyizeye nta wundi muntu wari wanyizera. Abantu banyizeye nta kintu on the ground mfite mu by'ukuri nta bikorwa ni nagakoze birumvikana uretse na covid nta n'amafaranga ni nakabonye birumvikana yuko nanatangiye nta capital na setinze bisa nkaho byantunguye mu rwego ahere ku kibazo huye nacyo mpita mbona ko hari benshi bashaka guhura n'icyo kibazo cyangwa se hari abahura nacyo bakanaciceka ndavuga Imana inje imbere. Kevina ndabashimira cyane kubera yuko banyizeye bampa project y'amezi 6 yari yo gukora iki yo kurwanya ihohotera. Ndavuga kuko narabaganirije mbere ndavuga mu by'ukuri nta kintu ndakora ariko mfite office nagejeje gushaka office mfite ahantu nyine address nkorera natangiye no mu karere ka Rwamagana ndagira ngo nshimire n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana uko na abantu nabo banyizeye buriya kugira ngo baguhereze collaboration letter uba ugomba kwerekana cyangwa se kwereza ibaruwa y'imikoranire uba ugomba kwerekana n'ibyo ukora n'ibyo ufite. Mu by'ukuri naricembwe ya meya na vice mayor ushinzwe imibereho myiza ndabwa rero nta mafaranga mfite ariko mfite ino action plan mfite igenamigambi y'ibyo nshaka gukora. Munyizere akundi ibitekerezo ni nabyo bikomeye ni nabyo ngira ngo bakwiye kureba. Ubundi akenshi nyine muri JAF muri ya gahunda y'abapartners b'akarere ubugaragaza na bishi ubugaragaza n'amafaranga ufite ugiye gutangira gukoresha. Mu by'ukuri nababwishwe ndabwa ntayo mfite ariko munyizere mu mpibaruwa nyijyane kugira ngo babone yuko mfite collaboration n'urwego rwa leta. Umuntu wagucika sinzi uko yameze uzi kuganira mu by'ukuri gukonvenka birahari ariko hari no uvuga ikintu passionate umuntu abana ibyo byose kutari umutekamutwe. Ikindi ubuvugana professionalism ntago no kuvuga ngo urajyana amarangamutima gusa ariko n'umuntu wamuha icyizere cy'uko ubonye ubushobozi. Ariko naho wari warakoze ngira ngo iyo background yawe iyo background ari mfite na CV yanjye narayitangaga muri document natangaga umuntu wakoze muri UN RGB niyo mwamutambonye mwambariza buriya nabo barayihereraga bakabaza ati bakoraga ibyo byose background check ndibaza ko babikoze ariko barakoze cyane. Nyakwa meya wa Rwamagana Rajab na vice meya we Mutoni nabo banyizeye batuma na Kevina kuko na Kevina bagiye kubabaza base iyi organization murayizi nuko rero bantangiye ubuhamya bwiza. Rero umuntu arakora mu by'ukuri ariko nta
nta bushobozi aragira intamusi y'amafaranga ariko afite ari potential partner mu mwizere nuko banyizeye babanza bama project y'amezi 6 iyo project ubundi niyo yabaye umugisha kuri njyewe mu buryo bukomeye ndavuga iki cyizere abantu bangiriye nta kintu na kimwe nta mukozi wundi ugira nta mukozi uretse nari mfite umuntu nashatse mu accountant mushuti wanjye wakoraga muri organization yitwa Educate none hakankorera part time ngura na software ya accounting urumva ibintu byose nyine nkavuga nubwo nafite ubushobozi ariko setting ibintu byose bikenerwa nshaka software ku buryo niyo najyaga Rwamagana nteze itike nakoreshaga yabaga yasohotse kuri konti urumva uburyo byari bimeze ntangirira aho ngaho akajyaza nyine akamfasha part time kajya navuga ntibindi ndabyikorera kugira ngo buriya nuko abantu batabisesengura neza ibyo wari ufite nibyo byari bikomeye kuruta uko waba ufite ibyo bindi utari ufite ariko utubakitse urumva akenshi abantu bareba what is at bank ibundi ibingibi byo abantu babimenya iyo wakoze impact kuko akenshi gusobanura ibitekerezo biragora biragora ubwo projet ngo yari kurwanya ihohoterwa yarwanya gute ihohoterwa rishingiye ku gitsina nakoraga awareness campaign bwari ubukangurambaga ariko noneho no gushaka abahohotewe njyewe nahise mfata abana b'abakobwa bariya baba barasambanyijwe bakabyara bakirukanwa mu miryango yabo bakaruhana hanze aha n'abana babo sicyo nakoze rero navuze nti reka mfate buriya baravuga ngo abanyarwanda bavuga ngo ijoro ribaruwa riraye nuko nafashe abana b'abakobwa noneho tukajya dukorana ubukangurambaga tujya muri ntuza muri community tuvuga ibyababayeho dukora ubukangurambaga ku babahohoteye kugira ngo bashobore kugira gute guhabwa ubutabera yari igamije no kugira ngo mbafashe kwiyubaka batangire banopening up bavuge n'ababahohoteye kugira ngo bashyikirizwe ubutabera abo bana babone justice nuko twatangiye tukajya mu nteko z'abaturage tukajya mu miganda tukajya ahantu hatandukanye kugira ngo tuvuge kwihohotera tunarivuge na experience bano bana bahura nabo ariko none igikomeye cyane tugakora n'ubukangurambaga kugira ngo abana basubire ku ishuri basubizwe ku ishuri basubizwe mu miryango yabo kuko birababaje umwana gukura adafite umuryango kandi uhari birababaje kugira ngo umwana areke gusubira mu ishuri kandi hari n'amashuri ya leta hari amashuri ya leta abemerera kwiga kandi afite n'ababyeyi bafite ubushobozi icyo gihe rero naravuze nti reka dukore ubukangurambaga muri aya mezi 6 abana basubire ku ishuri abahohotewe birukanwe n'imiryango basubireyo abatarabonye ubutabera babubone nibura aba bana nabo babone ko hari umuntu ubavugira ndetse n'ibibazo bahura nabyo tubigaragaze kuko akenshi usanga abantu barabyimagina ariko ntabwo abantu bose bagira gute ariko babizi ariko buriyo baje bakabyivugira bagahura n'ubuyobozi bakabivuga bagajya mu nteko z'ababyeyi bari kumwe nabo bakavuga ibyo bahura nabyo n'uburyo ababyeyi nabo babahohotera ubwabo icyo gihe n'ubuyobozi bumenya aho buhera nuko rero iyo projet twayikoze yo kurwanya GBV ndetse no gufasha abahohotewe nikora amezi 6 nyuma y'amezi 6 bahita bampereza umwaka urumva birumvikana bagukorera audit bampereza umwaka ndawukora nawo nkukora neza that same project kuburyo nakoraga muri Gatsibo na Nyagatare kuburyo iyo project yafasha abana bagera muri 800 ntabwo wahereye Rwamagana oya impamvu rero byaje no kumbabaza ko nahereye Rwamagana nuko Kevina yari ifite abaparteneri bandi muri Rwamagana baravuga ati ahantu tudafite abana nako tudafite abapartners ni muri Gatsibo na Nyagatare bati niho ugomba kujya ariko mu by'ukuri nabwo ntago byambushije gukomeza gukorera Rwamagana kuko naje kubona n'indi project mpakorera ndagenda abana Kevina nyine imfasha gutyo irongera impereza imyaka 2 urumva twakoranye imyaka hafi 4 urumva rero na abantu banyizeye baranyubaka bituma n'abandi ba partners bazi
nahoze ndeba kuri website yanyu nkabona hari abana b'abakobwa batewe inda bakiri batoya barenga 2,000. Dufite abana barenga 2,000 dufasha. Ukuntu rero ngewe kubera ko nari mfite iyo passion yo kwiga ya education, kuko nzi yuko iyo umuntu yize ibibazo bye navuga ngo nka 70% cyangwa 80% biba bikemutse. Kuko mvuga ko uyu munsi nicaye ahangaha ushaka no kuntumira mu kiganiro nk'iki kubera ko nize, kubera ko nagize iyo exposure. Nge niko mbitekereza, kuko wenda sindi umuntu w'umukire ngo ushingiye ku bukire bwanjye mfite izina, nago wavuga uti ni umuntu uva mu muryango uhambaye ukomeye. Sinhango ntekereza ko aho naba narageze hose ari uko of course hari Imana na my uncle wambelivinzemo akumva mfite ubushobozi. Nahoze mbona ko abantu ngo mubaha ubumenyi, cyane cyane ubumenyi ngiro, abo bana babyaye imburagihe bagera ku 2,000 mubaha iki neza? Urebye ni twebwe dutanga icyo twita holistic empowerment, ngo cyangwa se mububaka mu buryo bwuzuye. Mububaka mu buryo bwuzuye. Icyambere urumva ko n'abana baba barahohotewe bakiri bato, birumvikana. Ikintu cyambere tubanza kubakorera ni kubashaka kwanza kubashaka. Abari benshi ariko haba harimwe bababaye kurusha abandi. Dufatanya n'akarere ndetse n'umurenge kugira ngo turebe abandi bababaye kurusha abandi bitewe n'ubushobozi dufite. Dufite ibyo twita ndashoboye hubs cyangwa se amasantere yacu ho tubahuriza. Noneho aho hantu ho tubahuriza rero tubahereza kubaganiriza, kubahereza icyo twita psychosocial support cyangwa se isanamutima, kugira ngo bongere biyumvemo ubumuntu, bagarure ubumuntu, bagarure icyizere cy'ubuzima, bongere bumve ko bakwiriye kugira ibyo bageraho. Ko ntago wakura umuntu mu marira ngo uhituza umushyire mu ishuri, ntago bikunda. Ikindi dukora na family integration, ntango kubasubiza mu miryango yabo. Aho abirukanywe n'imiryango tuganiriza ababyeyi binyuze mu buryo bwa dialogue, kuko ababyeyi bamwe nabo bakorera ko bafite agahinda, babaye disappointed. So icyo gihe rero tuganiriza abafite imiryango, kuganiriza ababyeyi babo, tukabasaba kongera bakabasubirana. Niyo umwana bamufasha akabava mu muryango, afite uburenganzira bwo kubarizwa mu muryango. So rero icyo dukora nyuma yaho yo kubahuza n'imiryango yabo, nuko noneho duhita tubahitishamo, kuko urumva hari abafite imiryango hari n'abatayifite. Baba bafite ibibazo byo navuga ngo ni compounded vulnerabilities, ibibazo by'urukomatane, wenda ni imfubyi, yafashwe yarasambanyijwe, yarabyaye, cyangwa afite ubumuga, mbese afite ibintu byinshi bituma agomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. So rero aho bishoboka ko bajya iwabo, basubira mu miryango yabo, tubafasha guhitamo. Kuko icyambere tuba dushaka nuko biga. Ariko mbere yuko batangire ibyo byo kwiga, tunabafasha gukora ibyo twita voluntary health screening, kubafasha kwisuzumisha ku bushake kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, cyane kuba barasambanyijwe. Birumvikana aba yabyaye, aba yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ashobora kuba yaranarwaye, cyangwa se no muri process yo kubyara. Abenshi ntabwo babona ko kwitabwaho k'umubyeyi kuzuye, cyane ko inda baba yihishe. Urumva birumvikana ntajya no kwisuzumisha. Niyo abyaye yagize Imana akabyara akabona avuye kwa muganga, aravuga ati sinjye wahera, ntashobora no gusubirayo kugira ibyo bita postnatal care. Ni ukuvuga ngo kongera gusuzuma umubyeyi nyuma yo kubyara. Kandi no kubyara ukiri muto hari ukuntu imyanya myibarukiro ushobora kugira ibibazo. Birumvikana benshi barabigira, cyangwa bakarwara ama infection atandukanye. Icyo gihe twebwe icyo tubafasha ko dufitanye imikoranire, partnerships n'amasantere de santé aho dukorera, bagira umwihariko wo kubitaho. Ibijyanye n'ubuzima, ibyo twita sexual reproductive health, aho ubuzima bw'imyororokere, kureba nyuma yo kubyara se byagenze gute, ibyo byose. Iyo ibyo birangiye, none ko tuba umuntu amaze kwiyumvamo, amaze gutinyuka, amaze kugarura ubuzima, noneho ku ishuri. Ubundi aba ariyo gahunda ikurikiyeho, ugomba gusubira mu ishuri ukiga. Rero tubahitishamo bitewe of course na background zabo. Ese urashaka gusubira mu ishuri aho wagarukiye wiga, cyangwa se urajya mu myuga.
uko ni ibintu bibiri kuko imyuga noneho twebwe n'ubundi imyuga dutanga ikurikiza national curriculum cyangwa se curriculum ya Rwanda TVET board ya Rwanda TVET board ngo noneho bakigira kuri ayo masantere yacu aho twita Ndashoboye hubs mukabigisha ibiki n'ibiki aho ngaho dufite imyuga 3 bashobora kwiga twayihisemo tuvuga tuti ni imyuga ukora ubanza kwiyitaho nkuko watangiye umbaza uti ko mbona usa neza ntango ubanza kwiyitaho ukabona noneho gutwarira isoko sinokuvuga ngo ni cyo kintu twahisemo so abashaka gusubira mu ishuri bisanzwe nyine basubiramo bungu barimo kwiga tukabahereza ibikoresho by'ishuri tukabakurikirana tukamenya ko bari mu ishuri biga abana babo rero twebwe kuri centre yacu kuri ayo masantere yacu kuri Ndashoboye hubs tuhafite amarerero y'abo bana babo no kuvuga ngo noneho bandi badafite aho basiga abana ariko hari abasiga abana mu rugo bafite ababyeyi baba basigananira ariko hari abatahafite abo badafite rero aho basiga abana babasiga iwacu kuri Ndashoboye hubs aho haba hari irerero ryabo ECD yabo noneho aho banahabwa n'indyo yuzuye unarebye akenshi bari abana bo nibo bari no mu mutuku bijyanye n'imirire mibi noneho aba bagiye mu myuga bo du contractinga cyangwa se duhereza isoko TVET school ibifitiye ubumenyi niba ariko babyita ifitiye ubumenyi yabaye certified na Rwanda TVET board ku buryo babemerewe gutanga izo trainings so nese haba hameze nk'ishuri nubwo abana batajya kuri iryo shuri ariko abarimu baza kuri center zacu ko tuba dushaka abana bisanzuye aho abana barimo kurererwa abonsa bashobora kugenda bakonsa bakomeza bakiga ego rero imyuga dukora hariya dukora umwuga w'ubutetsi kuba bazi guteka bazi gukora ibintu bitandukanye bijyanye n'ubutetsi ku buryo barateka bakarya ariko bakanagurisha birumvikana ikindi cya kabiri dukora ni bijyanye no gutunganya imisatsi itandukanye hair dressing n'ibindi bijyanye nayo icyo gihe abana barabikora bakabanza babiheraho ubwabo na abana b'abakobwa bakikunda bakiyitaho noneho bagakorera n'abandi kumwe tubahereza ibikoresho byiza cyane ku buryo dufatanya n'abatera inkunga n'abafatanya ibikorwa batandukanye kugira ngo babone ibyo bintu ubundi mwuga bakora ni uw'ubudozi birumvikana abanza bakidodera ubwabo bakambika abana babo bakiyambika bakanambika na community icyo gihe dukora n'akarere muri unity yabishinzwe urubyiruko cyane cyane kubashakira imirimo kugira ngo tubashakire ibiraka by'amashuri hehe bashobore no kubadodera za uniforme n'ibindi rero ni ibyo bintu dukora kugeza ubu niyo myuga dufite nubwo duteganya gukora n'iyindi wenda mu minsi iri imbere nzagaruka nkubwira noneho ntabwo nshaka kubivugaho ibyo turimo gutegura kugira ngo nzabivuge tubilaunching ariko noneho dufitemo n'ikindi kijyanye wenda n'ubuhinzi mwagiye mwaguka n'ibyo nashaka kubaza mwahere ku mushinga umwe wo kurwanya ihohoterwa ariko noneho tujya noneho muri education noneho twageze noneho no muri economic empowerment gukora bya bintu bibyara n'inyungu kuko urumva aba ni ababyeyi uko byagenda kose ni ababyeyi ni abantu bafite abana ni abantu bakeneye kurera nk'uko natwe turera utitaye kuba ari abana nabo rero niyo mpamvu ntabwo rero kubigisha bihagije ahubwo no kubashyiraho uburyo bashaka kubona amafaranga yo kubatunga bashaka kubona ibyo kurya gutunga abana babo ngo mwagiye mu buhinzi twagiye mu buhinzi ubu twagiye mu buhinzi ni ibintu ntekereza yuko bashaka gukora mu buryo bwa buri munsi bakabona ibyo kurya ariko bakanacuruza ubuhinzi dukora rero dufatanyije na organizations nka Mastercard Foundation na Agra Rwanda na abantu na DOT iyo bita Digital Trust Opportunity Trust DOT byo dukora turi mu buhinzi bujyanye no kutubura imbuto z'ibirayi ni project nziza cyane iyo dufite muri Gatsibo nibaza ko ngira ari ubwo bwoko bw'iyo projet cyangwa se bw'iyo method of farming ni nk'ubwa kabiri mu gihugu
projet isa nayo iri Musanze. imeze ite? Iyindi ni nzagutumira tugiye gukora launch yayo, turimo turayitegura na aeroponic farming project nziza cyane. Muhinga mukoresheje imyunyungugu ku buryo ntago igihingwa kijya mu gitaka. Ntago kijya mu gitaka, n'ikijya no mu mazi. No binyere kuzabinyereka ariko iyo technology iyo technology ni highly technological, niyo dukorana na Digital Opportunity Trust ku nkunga ya Mastercard Foundation. Impamvu nshaka kubaza kuri ibi by'ubuhinzi, turabizi ko abagore bafashe runini mu buhinzi, ariko wagera ku burenganzira bwabo niba byeze bigatangira kuba iby'umugabo, cyangwa ugasanga bafite ibindi bibazo byihariye. Kuba murimo nka Empower Rwanda mwebwe mushyira imbere uburinganire n'ubuzanye, kwita ku bagore n'abakobwa, byongera iki muri ubwo buhinzi? Urakoze. Niyo naringiye kugarukaho, ni iyindi project dufitanye na Agra, nayo ku nkunga ya Mastercard Foundation. Ni project yo turimo n'aba partners benshi bijyanye no gufasha urubyiruko mu buhinzi ndetse n'ubworozi bw'inkoko, poultry. Twebwe rero nka Empower Rwanda muri iyo project dukoramo ni gukora ibyo twita gender mainstreaming, cyangwa se kureba ko uburinganire n'ubwuzuze muri iyo project bwubahirijwe, ariko cyane cyane dukurije target ya project yuko 70% y'abagenerwabikorwa b'iyo project ari igitsina gore. Ari igitsina gore kubera yuko akenshi nibo bantu basigara inyuma nubwo aribo bakoramo. Nuvuga ngo abantu wenda kenshi abantu b'ababyeyi bamenyere nk'abantu b'abagore nyine nibo bamenyere gukora ibintu by'ubuhinzi, ariko nk'abakobwa, urubyiruko n'uwo twagiye mu rubyiruko, akenshi usanga batabibamo kubera yuko ntibafite ubutaka, cyangwa se n'abantu babizera ntibafite imbaraga, ntibari bukore vuba vuba, nuko abantu nyine babafata. Ariko mu by'ukuri sibyo. Abakobwa nabo bafite imbaraga, barashoboye, bahinga, bakora ubucuruzi, bava ahantu hamwe bakagera hanze. Rero icyo dukora muri uwo mushinga no kumenyesha yuko abakobwa cyane cyane babandi teen mothers, young single mothers, baba bari aho ngaho akenshi basa batakaje icyizere cy'ubuzima, nabo bahabwa amahirwe yo kuza nko mu mushinga nk'uwo, bagakora ubuhinzi, bakiteza imbere, bakarera n'abana babo. Ubutaka babukurahe? Ubutaka rero ikintu dukora cyane ni ubuvugizi. Nkuko natangiye nkubwira nti nkora n'ubuvugizi ndetse na colleagues dufatanyije. Akarere kaba gafite ubutaka bwa leta buhabwa urubyiruko, bakabatiza, bagahinga. Hari abafite imiryango ifite n'ubutaka, ariko kubera ko bavuga umukobwa se umuntu arameze ahingesha azarongorwa, azabisa. Ngo ntabwo bajye bakubona nk'umuntu ufite ejo heza, ahubwo bakubona nk'umuntu uri aho by'agateganyo uri buhave ujya ku mugabo. Ibyo bintu rero bituma umukobwa adahabwa amahirwe angana n'umwana w'umuhungu. Rero dukora n'ibiganiro n'ababyeyi kugira ngo abafite ubutaka babubahereze. Twebwe nk'abakobwa bacu tunabakodeshereza ubutaka aho bahinga. Tubakodeshereza ubutaka aho bahinga, ariko mu rwego rwo kugira ngo babe responsible, barahinga ukavuga uti nimuhinge, noneho nimweza mukagurisha nibura 20% muzayagarura, mwongere mukodeshe noneho igihembwe gikurikiyeho, noneho bakikodeshereza. Iyo abantu batakugirira icyizere bakumva ko nyine utabikora, hari igihe nawe bigukukiramo. Ndibaza ko ari nacyo kibazo gikomeye mugeze gute kugira nabo babyiyumvemo. Nkuko nakubwiye ntitugira ibiganiro bihoraho. Navuga ngo ibiganiro bihoraho kuri ayo centers yacu bibafasha kwiyubakamo icyizere, confidence building, kubereka yuko ibintu byose bishoboka, kandi uko umuntu agutekereza ntabwo ari kudefining. Ntago gutekereza ko ngende umugore nta kintu ushoboye, ntago bingira ko ntashoboye indeed, no. Ahubwo ngomba ngomba gukora kugira ngo nkwereke ko nshoboye. Wenda tunyaruka mu bibazo, ndashaka kubaza ibibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere nshaka guheraho, kwita ku bakobwa wenda babyaye imburagihe. Hari ababibona yuko biriya bintu mubaha, ubufasha mubaha, bushobora kubasunikira kongera kurushaho kubyara. Nagira ngo mbwire experience wabigizemo, none bigatuma n'abatari barabyaye nabo wenda kubera mikoro make bakifuza kubyara kugira ngo baze kuba bagenerwa bikorwa wanyu. Mu ruhangana gute n'icyo kibazo? Ibyo ni imyumvire, ni ikibazo cy'imyumvire. None subye baramwica kugira ngo noneho abandi barebereho batazongera. Wenda avuga ni urugero naguhereza, wabyaye yaje akabona muramwitaho, muramufasha kwiga iyo myuga, muramufasha gusura mu ishuri. Hari undi utarabyaye wenda bigoye kubona ibyo ngibyo, nakavuga ati yenda
mbyaye nibwo nabona ko bamfasha. Okay, hari abashaka kugira iyo myumvire nubwo atari byo. Twebwe ikintu cya mbere yuko tunavuga ko umuntu tumufasha, tubanza tuvuga ingaruka yahuye nazo, ibibazo yahuye nabyo nyuma yo gusambanywa akabyara imburagihe. Iyo ari umuntu utega amatwi akabanza akumva ingaruka ashobora guhura nazo yabyaye, no gufashwa ntabwo ari garanti, kuko ntabwo bose ababyaye ariko baba bafashijwe. Ngo ni amahirwe yo kuba watoranywa mu bagiye gufashwa muri icyo cyiciro. Ariko ikintu cya mbere ni imyumvire, kubanza kubereka kwanza ibibazo ahura nabyo iyo yabyaye, uburyo atakaza amashuri, uburyo ava ku murongo w'ibintu byinshi, uburyo aho umuryango umujujubya, uburyo ava mu rugo, uburyo aba umubyeyi imburagihe, atangira ibibazo byo kurera akiri umwana, ko kurera nabyo ni ikizamu kwabyo. So nukuvuga ngo rero aba babyaye, niyo urebye muri ibyo 2,000 dufite nta wongeye kubyara. Mwarabafunze se? Ntabwo twabafunze, ahubwo bagize ubwenge. Barajijutse, bagize ubwenge, bamenye ihohoterwa rikorwa gute. Mubigisha nuko birinda, ariko tubigisha no kuntu birinda, no kuntu bikingira, ariko tukanabigisha n'ihohoterwa uburyo rikorwamo. Kuko hari ababa baranasambanyijwe kubera ubumenyi buke. Ubumenyi buke bwo kumenya ese ubundi iyo umuntu angenza gutya na gutya abagamije. Hari nabo ngo bashukisha ngo amandazi, ngo utuntu birumvikana n'abana, icyo wamuhereza cyose wamushuka, kuko aba ari ukumushuka n'ubundi ntago bamwabyumvikanye. Sinvuga ngo rero, ariko iyo amaze kumenya ihohoterwa rikorwa gute, ni gute umuntu ashobora gusama, ni gute ashobora kwirinda niyo amaze guhohoterwa, yagiye kuri Isange One Stop Center, yahawe cya kinini kimuza gusama, ntabwo amaze kumenya inzira zose. Ni gute warega umuntu guhohotera kugira ngo urinde n'undi ushobora kongera guhohoterwa na wa muntu. Ibyo byose, ayo makuru noneho ni gute ushaka no kuboneza urubyaro, ntunatwite imburagihe utabiteganyije. Twakoze ubuvugizi butandukanye, ndetse no kuri tegeko ryavuguruwe rijyanye n'ubuzima, kugira ngo urubyiruko rushobore kubona contraceptives cyangwa se uburyo bwo kwirinda. Ni itegeko ritavuzweho rumwe. N'ubundi nta mategeko ajya avugwaho rumwe. Amategeko yose abafite abayarwanya n'abayemera. Icyiza njye nakuramo nuko ntawe babihatira. Urakoze. Reka nkubaze ikindi rero. Iriya porojegiti y'ubuhinzi mu 70% ni abakobwa. Yego. Murumva abahungu mutarabashyize iruhande? Abahungu mutaracuritse ikibuga? Oya, ntabwo twagicuritse, ahubwo byari mu rwego rwo kugira ngo nabo bazamuke, uwo mubare uzamuke, kubera yuko abahungu bo n'ubundi ni nkaho navuga ngo baba basanzwe bari muri projects zitandukanye, babona amahirwe menshi kurusha abakobwa, kubera yuko n'urugero niba ari company y'ubucuruzi, ndimo ndashaka aba sales agents cyangwa se bano bancururiza bihuta, umuntu naza ahetse umwana, undi akaza ari umusore wenyine, urumva utari bugire bias. Ahubwo rero umuntu ushobora kuncuriza ibintu mu buryo bwihuse n'uno muhungu, kubera ko ntafite birantega, wa mwana bamwita birantega. Icyo gihe ugasanga si ngo yazagerahe. Donc mubikora kubera ibibazo byihariye abakobwa bahura nabyo, bituma batabona amahirwe mu buryo bwihuse nk'abahungu. Iyo ngingo turayirangije. Hanyuma rero, ubwo niba mbyumva neza, Empower Rwanda kuva 2019 hari uko mwatangiye, hari aho umugeze. Reka ngaruke ku izina ubwaryo. Nabonye ko uharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa, kureba ibibazo byihariye bahura nabyo n'urubyiruko muri rusange, gufata organization cyangwa umuryango wawe ukawita Empower Rwanda, ko ari izina riremereye. Empower Rwanda bisobanuye iki? Riraremereye kuko n'umugore araremereye. Empower baravuga ngo iyo uteje imbere umugore, empower double. Empower nyine ni ukongerera ubushobozi. Niba ari wenda translate neza mu Kinyarwanda, ni ukongerera ubushobozi. Empower Rwanda. Ni ukuvuga ngo nongerera ubushobozi u Rwanda. Iyo uhaye ubushobozi umugore, uba uhaye ubushobozi igihugu. Ni muri iyo sansi. Ubundi umuntu yakavuga ati, benshi bakunda kuvuga ngo empower women, kubera ko mavuga abagore noneho bakumva nyine ni empower women. Nabwo no, ntago ari empower women, ni Empower Rwanda, kubera yuko ni nongerera ubushobozi, ubu ni nk'ubumenyi, ubushobozi umunyarwandakazi, ndaba mpaye ubushobozi igihugu.
cyacu cy'u Rwanda. Nakoze cyane. Niryo zina naho ryavutse. Wenda mu gihe gito ntago organization imaze igihe kinini ariko sina gito cyane hari ibyo umuntu yageze nko mu gihe mumaze ni ibiki ubona utatekereza ko wageraho ubu wagezeho. Icyambere ntago nari nzi ko twagira umubare wabo dufasha bangana kuriya. Kubera yuko ni bije nini. Ni bije nini, ari abari mu ishuri biga, ari abari mu myuga, kuko n'abamaze kwiga ntago tubabwira ngo bajye gushaka imirimo. Buriya abantu society igira bias ku muntu w'umukobwa cyane cyane wabyaye atarashatswe mu buryo bwemewe. Nubwo kubyara bitavuze ko ngomba kuba baravugije impundu araje araberewe. Unashaka kubyara igihe cyose yumva akeneye kubyara, ariko bariya bo noneho ntibaba barabyariye igihe nabo babishakiramo. Rero tuzirikana icyo kintu. Ikindi cya kabiri twazirikana yuko bano bana nyine ari ababyeyi. On top of being abana ni n'ababyeyi bakeneye ubushobozi nyine mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwihuse kugira ngo bashobore kurera abana babo, bashobore no kubashyira mu ishuri nabo bana bagiye gutangira nabo kwiga. Kandi akenshi usanga nka 40% abenshi badafite basi. Hari abaturutse baba bafite enda nuko batabagaragara nyine badafite base mu buryo bugaragara cyangwa babafasha cyane. Nk'ubu dufatanya n'umuryango Haguruka na Selita Foundation, badufite abavuka kuri ayo masantere yacu aba hari umwavoka ubu hari unabafasha kubaburanira kugira ngo babone ubutabera. Ariko noneho icyo warumbashije nakwishimira yuko dufite ayo masantere. Ndashoboye hubs ishimira n'uturere dukoreramo muri Eastern Province ko baduhereza amazi. Sonde kugeraho mwagiye Gatsibo na Nyagatare. Nuko ariho hari imibare myinshi. Ntabwo ari Gatsibo na Nyagatare gusa, ahubwo n'uturere turindwi twose tw'Uburasirazuba. Kubera yuko statistically kureba imibare y'abahohoterwa iri hejuru mu Burasirazuba kurusha izindi ntara. Namenye impamvu se? Impamvu wari dogiteri wabona arakoze ubushakashatsi twabukoze muri Gatsibo na Nyagatare, ariko dutekereza ko bisa naho biri standard no mu tundi turere, nubwo wenda buri karere gafite umwihariko wako, ariko akenshi ni ibibazo bisanzwe nta n'ibintu biba bidasanzwe. Icyambere n'abagabo babuze ubumuntu, ntabwo babuze ubumuntu bamwe, n'abagabo bamwe wenda sorry kuba generalizinga, ariko abagabo bamwe nk'umuntu ushaka gufata umwana w'imyaka 13 imyaka 19 akamuhohotera ntango abadafite ubumuntu mu by'ukuri. Ikindi cya kabiri haba hari n'ikibazo cy'abimukira, kubera ni cyane nka Nyagatare ni akarere ka bordering ibihugu byinshi. Hari abava Tanzania, hari abava Uganda, imbere mu gihugu bajya kwishakira amasambu. Abavuye mu turere tumwe araza agasambanya umwana hakongera akahimuka akajya mu kandi karere, no kumutracinga biragora. Ikindi ni ikibazo cy'ubuzima bw'imyororokere, kuba batanabuzi neza no kutamenya aho babariza igihe bahohotewe. Ariko n'ikindi gikomeye ni victim blaming. Na ababyeyi bagifite nabo imyumvire yo hasi yo kumva niba umwana yasambanyijwe ari we bakwiye kugaya. Icyo gihe bituma abana baceceka ntibanababwire ibyababayeho. Ikindi kigaragaramo ni na peer pressure. Ni kwa kundi akenshi mu byo twasanze bibatera ngo abantu baba bari mu rukundo, ni iki gihe aho kigeze abantu kubibona nkaho navuga ngo sex yabaye nk'ibintu byo gukinisha urubyiruko cyane cyane, bigatuma benshi nabo babyara ku bari bagenzi babo. Ikindi haburaga nayo mahirwe yo accessinga ibijyanye cyangwa se kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biboroheye, kubera yuko byasabaga ko ugomba kuba ufite umuntu uguherekeje, byasabaga ko kugira ngo ujye kuboneza urubyaro bigusaba kuba ufite umugabo wawe muri kumwe. So n'ibintu byagoranaga. So ibyo byose rero ni bimwe mu bitera izo nda zitateganyijwe. Tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, Dr KABATESI Doctor, hamwe no gushimira igitekerezo cyawe cyo gushinga umuryango Empower Rwanda wita cyane ku bakobwa, abagore, uburenganzira bwabo ariko no kubakira ubushobozi. Ugitangirira ahantu Kiboga muri Uganda, ahantu umwana w'umukobwa adafite amahirwe yo kwiga amashuri ngo yakomeze, ahantu bwawe wateruwe ugatabarwa na basaza bawe, ukibona uri mu maboko ya nyokorome wakureze akakwigisha, ariko noneho akakubwira ko ari we mizero y'abana b'abakobwa babayeho batyo. Nagira ngo nkubaze nk'umuntu washinze uwo muryango ukaba ufite experience, abana b'abakobwa baranyura muri byinshi cyane, wababwira iki ushingiye ku bunararibonye bwawe bwite, uburyo bakigobotora ibibazo barimo n'uburyo nabo baba mizero y'imiryango aho batuye ariko n'igihugu muri rusange? Urakoze cyane. Njyewe wenda hari akantu ntavuzeho gatoya kajyanye no kwiga.
ibyo twagezeho nishimira utugeze uyu munsi nuko nibura mbona abakobwa bari mu ishuri. Ikindi nuko ubuvugizi dukora kenshi niba twakoranye n'ibiganiro byinshi kuri RTV n'ahandi nibura ko ababyeyi bamaze kumva ko umukobwa iyo yabyaye ubuzima bwe butarangiriraho basubira mu ishuri bakiga. Nibura iyo myumvire iragenda ihinduka. Nshimira na leta yacu ko nibura n'ababahohotewe bashyizwe ubutabera bagahabwa ibihano bibakwiriye. Ni ibintu bigenda bifungura amaso y'abandi bagabo bashaka kuba bafite imyumvire idasanzwe ishobora kuba yaviramo iryo hohotera ry'abana. Ikindi rero navuga ngo kuri icyo cyo warumbashije, umwana w'umukobwa ikintu cya mbere agomba kwiga. Ikindi cya kabiri, niba yahohotewe ntabwo agomba guceceka, kuko ibyamubayeho byaba no ku wundi, kandi ntabwo umuntu ahohoterwa rimwe ngo uvuge ubwo bamuhohoteye wenda ntibazongera. Oya, iyo utavuze urongera ugahohoterwa. Ikindi cya gatatu cyo navuga ni uko abana b'abakobwa bagomba kwibona ko bashoboye. Nta hantu utagera, nta shuri utakwiga, nta tebo utageraho nk'umwana w'umukobwa. Ntabwo ngo ikindi cya kane bagomba kwigirira icyizere, kuko buriya utifitiye icyizere ntawe ukiguha. Ikindi cyo bagomba kuba bafite ni ukwigira icyizere, kwigirira confidence, kumva yuko ushoboye, kumva yuko umuntu wo hanze aza kugufasha wihereyeho. Ntabwo baravuga ko imuhana kaza imvura ihise. Ntabwo rero wowe niba utifitiye icyizere, niba wumva udafite foka, ugomba kugira intego y'ubuzima. Sosiyete muri rusange yabirete nk'ubu uravuga uti marume yaramfashe yamvana aho hantu afatanyije na mama. Hari igihe umwana nawe yaba ari muri sosiyete atabasha kwihivana, ariko se abandi bagize umuryango, sosiyete muri rusange yakora iki? Nicyo nari ngiye gukurikizaho mvuga nti abantu bagomba kubona abana b'abakobwa nk'abantu bashoboye, kuko kuri iyi saha nk'uko nakubwiye, iyo marume ataza kubona yuko iyo ataza kungirira icyizere ngo afate amafaranga yose yantanzeho, ni menshi sinayateranya ngo nshobore kuyabara, ariko kuba avuga ati uyu muntu kamwizere mukure kibuga hahandi mu cyaro azava nk'umuntu. Kuri iyi saha wundi we nanjye nkaba afite abana banje 4 nshoboye kwigisha neza, nshoboye kurera mu buryo bwiyubashye. Nuvuga ngo rero navuga nti abantu bari muri society cyangwa se ababyeyi ndetse n'abavandimwe, niba ufite ubushobozi fasha umwana utishoboye, fasha umwana w'umuvandimwe duheraho, uretse no kujya kuri duhera muri famiye zacu, kuko barimo ababyeyi badafite ubushobozi, bafite n'ubushake bwo kwigisha abana ariko badafite ubushobozi, yanarangiza na segonderi akabura uko ajya kuri kaminuza. Nasaba abantu bafite ubushobozi ko bakwegera abana badafite ubushobozi b'abavandimwe bakabitaho. Ubwo nubikora you empower Rwanda rero, uba wempowering u Rwanda, uba nawe wunze mu ryanjye. Kandi nibaza ko buri muntu akoze contribution ye. Wigisha nka Olivia, uramumva anko yigishije Olivia wenyine, ariko Olivia afite abana 200 arimo kwigisha. Ntango ibyo 200 uzamuzana umwereke. Ntango ibyo 200 nabyo bishobora kuzava nk'abandi 100 bigisha abandi. Uzamuzana anko umwereka abo bana rwose. Cyane ndabiteganya, ariko cyane nari ngiye kuvuga ntago support iba ntoye. Ntango niyo wafata umwana umwe gusa ntiwamenya icyo azaba, ntiwamenya abandi azafasha. Rero ntago abantu baba bakwiye kuvuga ngo si umuntu umwe ni umuntu ukomeye. Mbahaye urugero rwanjye rw'umuntu umwe yafashe umwana w'umukobwa from nowhere akaba uyu munsi afite abandi bakobwa 100 bafasha, barimo no gufasha abana babo. Ntabwo ni abana 4,000 ni abakobwa 2,000 n'abana babo 2,000. Reka nkubaze rero, umuryango Empower Rwanda urashaka kugana hehe? Urareba aho igihugu kigeze, ibindi mushaka kwitaho mu gihe kiri imbere, mushaka ko umuryango umeze ute mu gihe? Navuga ngo mu myaka 5 iri imbere, wenda mpiniyaho muri strategic plan yacu dufite, nuko Empower Rwanda izaba ifite navuga ngo empowerment center, aho umwana w'umukobwa yinjira agasohoka yuzuye. Empowerment center wenda mu magambo make izaba nk'ikigo gifite n'ishuri. Dufite ishuri guhera kuri nursery nkagera kuri university, technical institute, abakobwa bamara kwiga segonderi
ntibongere ngo bajye kujarajara, bajye kuba ba house girls, bajye kuba abakozi bo mu rugo. Oya, abakobwa bagenda bakiga bagasoza, batagira aho turabasuzuguye, abakozi bo mu rugo barakomeye. Ntabwo mbasuzuguye, ariko nta kazi ukora kuko udafite ikindi. Nibaze yuko cyangwa ukagakora warize neza, ugahembwa menshi, kuko ushobora no kugakora ari umwuga ariko uhemberwa mu buryo buri professional. Ariko abenshi nkurikije icyiciro dufata, abenshi ni abashoje za tronkome ntibakomeze, abasoze sina 6 akabura uko ajya ku university, n'amafaranga ahembwa ntiyayakuraho minervare ngo yige. Sinukwa ngo umukobwa ambition ze zicikira ahantu. Rero icyo nifuza nuko nibura iyo myaka 5 yashira mfite nibura iyo secondaire yuzuye, iyindi 5 nkaba mfite na kaminuza, kandi nzabigeraho mu myaka 10 muzamubona Empower University iri hari abakobwa biga mu buryo butangaje. Alleluia. Ego. Nicyo rero numva niyo plan mfite, kandi nzi ko bizakunda. Buriya baravuga ngo where there is a wish there's always a way. So nibaza yuko bizakunda, kuko n'uyu munsi ntago nzi ko tuzagera. Ariko noneho ngira ngo mfate n'aka kanya nshimire abantu batugirira icyizere, nshimire abaterankunga bacu batandukanye, wenda ntari buvuge umwe ku wundi, ariko turabashimira tugera ku byo tugeraho kubera yuko mutwizera, mukadutera inkunga, mugatuma ibyo dukora bigenda neza. Ubuyobozi bw'igihugu nyine bwinjira gute muri gahunda zanyu? Ni icyo nari ngiye kuvuga. By'umwihariko nashimira na leta yacu y'u Rwanda kubera yuko yashyizeho n'ubwo buryo, kuko buriya ushobora kugira igitekerezo cyiza ariko hatari police framework cyangwa se hatari amategeko agufasha cyangwa se aguhesha ubwo burenganzira, ugasanga n'ubundi bya bitekerezo byiza bipfuye ubusa. Rero ngira ngo nshimire leta yacu, cyane cyane Minisiteri y'Uburinganire n'Umuryango, iyo dukorana nayo umunsi ku wundi, ndetse n'uturere by'umwihariko ko government ni abantu tubana buri munsi badufasha muri byose. Rero dushimiraho leta ko yadushyiriyeho ubwo buryo ya environment iri conducive, aho umugore yisanga, umwana w'umukobwa n'abahabwa amahirwe angana n'ay'umuhungu, ari mu burezi ndetse no mu buzima busanzwe. Nshimira cyane ababyeyi b'inyangamugayo, ababyeyi b'inyangamugayo badufasha, bagafasha n'abana babo gusubira ku ishuri, bakabasigaranira abana, ntibabajujubye, ntibababuze amahirwe. Niyo tubahamagaye, ari abari mu myuga, ari abari mu buhinzi, ababahereza ubutaka aho bahinga, turabashimiye cyane. Ngira ngo nshishikarize n'abandi babyeyi bagifite imyumvire itariyo, bagaya aba victims cyangwa se abagabano bana b'abakobwa bakababona nk'aho aribo ba nyirabayazana, ko iyo myumvire yahinduka, ahubwo bashyira imbaraga mu kubafasha no kubona ubutabera. Ariko ngira ngo mbwire n'abagabo bagifite imitima, navuga ngo abagabo batakaje umuntu, bagerageze nabo bitekerezeho, wumve yuko guhohotera umwana wa mugenzi wawe nawe wawe ejo bamuhohotera. Rero nasaba yuko nabo bahindura iyo myumvire idakwiriye, ukabona umwana nk'uwawe, ukamubona nk'umwana ufite wo kugira ngo mwicire ejo heza hazaza, ahubwo wamufasha nk'uko marume ni umugabo yamfashije nkaba ngeze aho uyu munsi, kubera ko ntabwo ari umugore wamfashije, ni umugabo wamfashije. Rero nawe birashoboka ko kugira ngo uhohotere uwo mwana, ahubwo wamufasha nawe agatera imbere. Cyane yuko abenshi baba bafite ubushobozi, usanga bamwe ababahohotera ari n'ababarira, ari abavandimwe. Mu by'ukuri ntabwo ukwiye guhohotera uwo mwana, ahubwo wamuteza imbere akaba Olivia wundi w'ejo hazaza, kuko abafite aho akura umuryango nyarwanda kandi awugeza. Nshimira n'itangazamakuru, mu by'ukuri ntabwo wakora ubuvugizi udafite itangazamakuru. Ndabashimira cyane mwese dukorana muri capacity zitandukanye, uko mudufasha muri programme zacu za buri munsi kugira ngo ibyo tugeraho tubigereho. Ariko soza ndagira ngo nanjye nshimire umuryango wanjye, nshimire umutware wanjye, nshimire abana banjye, kuko nibo bampa imbaraga zo gukora umunsi ku wundi ibyo nkora. Ntabafite ntatekanye mu mutwe ntabwo nashobora no gukora ibintu ngo bitere imbere. Rero tubwiye ko umugabo ari watumye ushaka gutangiza iyi projet. Umugabo kubera yuko buriya warayurira mu rugo ntabwo bwacya ngo uze kuri kamera, uretse no kuba wabyimbye amaso, ariko n'agahinda ufite ku mutima niko gasesekara ku munwa. Rero ndamushimira cyane kuko ampa imbaraga, amfasha muri vision yanjye, muri uko gukora ubuvugizi, akenshi no kudacika intege, kuko iyo ufite umugore nkanjye
akenshi abona ko uriya mugore uramushobora we kubera iki uriya mugore uba uvuga kuriya Eh. ubundi umugore twakuze tumva yuko agomba guceceka atavuga atagira gute ariko iryo ni amateka ibyo ni amateka ndamushimira yuko atitaye kubamuca intege ngenda bizi ko muhora muri agatoki ku kandi agatoki ku kandi uramuzi so ni ukuvuga ngo aransapotinga muri byose kandi amakuraje yo kumva yuko ngomba gukora ubuvugizi nanjye no kuba atampohotera bituma nanjye mvuga nemye ko ihohotera atari ryiza rero arakoze cyane Imana umugisha kandi n'abana bacu iduhe kurama. Urakoze cyane Dr Olivia Kabatesi Promise izina rifite intego yo kuba mizero ya societe yawe turagushimiye umwanya n'ikizero wagiriye Cape Media. Murakoze cyane mwakoze kudutumira kandi tuzakomeza tubatumire natwe uko tugenda dukora ibikorwa bitandukanye. Twagana na Dr Olivia Kabatesi Promise washinze umuryango akaba nawuyobora mu Rwanda witwa Empower Rwanda. Mwumvise uburyo urugendo rwe bwite rwamubereye imbarutso yo kugira ngo ashinge umuryango utita ku bibazo bye gusa ariko ureba ngo hubaka ubushobozi bw'abagore n'abakobwa bigamije kubaka umuryango mugari nyarwanda bitewe n'uruhare umugore n'umukobwa bafite mu buzima kuko baravuga ngo uwigishije umugore aba yigishije societe yose. Reka mbashimire mukomeze kugira byiza, bye bye.